Dusuhuje wowe ukurikiye ibiganiro bya Peter Nzaba, Imana iguhe umugisha. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane, kandi niba utarayikora yikore kandi no kuri subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tuje kuganira ku buzima bw'abafite igice cy'ukwezi mu kiganza, uko bitwara mu rugo iyo bageze mu rugo. Ubwashize twaganiriye ukuntu bitwara mu rukundo. Uyu munsi rero tugiye kureba muri ba bandi bahisemo ngo bakundane, ese iyo babanye, iyo bageze mu rugo bitwara gute? Baba bameze bate? Muri iki kiganiro kirimo ibice bibiri. Hari imyitwarire yabo mu rugo, icya kabiri ikaba inama bagirwa mu gihe bari mu rugo. Reka dutangirire ku myitwarire ndetse n'ibimenyetso bibaranga iyo bari mu rugo. Ibyo bimenyetso bigera kuri 5. Twatangiye. Iyo umuntu afite igice cy'ukwezi mu kiganza, aba afite ubushobozi buhambaye, kandi aba afite imbaraga zikomeye cyane, kandi n'ikimenyetso kigaragaza yuko uwo muntu afite imibanire idasanzwe, amarangamutima yihariye, ndetse n'umugisha cyangwa ubutumwa mu rukundo. Abantu baba ari abantu bahambaye kandi bagaragaza amarangamutima ku buryo bwihariye. Ni abantu bakunda cyane, yego, kandi bafite imbaraga zidasanzwe zihuye n'iz'isanzure. Bari connected n'imbaraga z'isanzure. Mu kubaka urugo rero, cyangwa mu gihe bari mu rugo, bubatse urugo, ibi ni ibimenyetso bibagaragaraho, cyangwa ibimenyetso bagaragaza, cyangwa ibimenyetso bafite iyo bari mu rugo. Uko niko bitwara. Icya mbere, uko bitwara, urukundo rwabo rurangwa n'ubwimbitse n'ubuhamya. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza akunda byimbitse, ntakunda gusa ku busa. Uyu muntu si wa muntu uzapfa gukunda umuntu abonye wese, kuko wakunze abamukunze. Niyo mpamvu uwo yahisemo cyangwa uwo yatoranyije aba ari uwo nguwo. Abasha kumva undi muntu ku buryo abantu basanzwe batabasha. Uyu muntu agira ibyumviro bitandukanye n'iby'abandi, agira amarangamutima ari hejuru. Niyo mpamvu iyo akunze akunda birenze, kandi yagera no kukwiyumvamo akakwiyumvamo bitandukanye n'iby'abandi bantu basanzwe, kuko uyu muntu agira urukundo rwinshi cyane. Ashobora kugaragaza nk'ufite amarangamutima yoroheje. Ashobora kugaragara cyangwa kugaragaza nk'aho afite amarangamutima yoroheje, ariko aba afite ubwenge n'ubushishozi ku buryo bwo hejuru, cyangwa ku rwego rwo hejuru. Uyu muntu umubonye mu rukundo si wa muntu usamara, si wa muntu uzanamo ibintu by'ibikabyo, kuko ibintu byiwe
byose abitwara gake gake bikagenda ku murongo. Niyo mpamvu umubonye wagira ngo muri we nta marangamutima arimo. We abitwara gake ariko aba arimo wa sensitive, ibintu bye byose abitwara gake gake ariko nanone biba bigize gute, biba bihamye. Icya kabiri, afite ubushobozi bwo gukiza cyangwa guhindura mugenzi we. Abafite iki kimenyetso baba bafite imbaraga zo guhindura abandi cyangwa abo bari kumwe, ariko cyane cyane abo bakunda. Niba muri kumwe mu rugo, uyu muntu umenye ko afite imbaraga zaguhindura, niba ari ibyo urimo, niba ari ibyo uri gukora, ashobora kuguhindura ukaba wabamo undi muntu we ashaka ko uba, kuko bashobora guha amahoro mugenzi wabo, umuntu bari kumwe, kuko areba abantu b'abanyamahoro, ushobora kuba nawe wabigira kugira amahoro, gutuza. Ikindi, yagukura mu bwigunge mu gihe cya gihe wumva wigunze, wumva wihebye, uyu muntu afite imbaraga zo kuba yabigukuramo, kuba wagarukana icyizere. Ikindi, gukira ibikomere byo mu mateka. Abantu benshi banyura mu bintu bigiye bitandukanye bikabakomeretsa, bigatuma icyizere bagitakaza, bigatuma neza umutima wabo bumva warakomeretse pe. Ariko aba bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza bafite ubushobozi bwo kuba bagufasha ukaba wagaruka mu buzima. Aba bantu ni ba bantu bavamo abajyanama mu by'imitekerereze, mu buzima, bamwe twita abakansara. Aba ni abakansara, bavamo abakansara cyane, kuko akugira inama akaba yagusana umutima ukaba wagaruka mu buzima busanzwe. Icyitonderwa niba ufite iki kimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza, ushobora kugira umunaniro bitewe n'uko uhuye n'umuntu mudasangiye imbaraga cyangwa mudahuje ibyiyumvo. Iyo umuntu mudahuje ibyiyumvo ucika intege, ugira umunaniro kubera imbaraga zanyu ntabwo ziba zahuye. Icya gatatu, ashobora gukunda umuntu kumurusha uko undi amukunda, kubera ko aba afite impano yo gukunda ku buryo bukomeye, ashobora kwitanga birenze. Iyo adahuye n'umuntu ubasha kumenya agaciro ke, aba mu kubabara kwihishe. Uyu muntu kubera kwitanga mu rukundo, akaba yumva ko igishoboka cyose yagikora. Iyo ahuye n'umuntu cyangwa ahuye nk'umuntu utamuha agaciro, utubaha ibyo akora n'ibyo n'intego bihaye mu rukundo, biramubabaza, ariko bimubabaza akabyigumanira we indani, ntabwo abisohora, ariko biramubabaza. Inama agirwa rero iyo ahuye n'uwo muntu umuca intege uko nguko, akeneye wa muntu utamuca intege, wa muntu udakina n'amarangamutima ye, wa muntu umuha agaciro, wiyumva nk'uko yiyumva. Nibyo bimufasha mu kubaka urugo. Naho ubundi iyo ahuye mu rugo n'umuntu umuca intege, arababara cyane, kuko abantu bagira agahinda gakabije, kubera ko iyo umuntu atamwubaha bari kumwe birababaza cyane. Icya kane, ashobora kugira ubushobozi bwo guhanura
cyangwa kumva igihe urugo rufite ikibazo. Uyu muntu avamo umuhanuzi, ngira ngo twarabibonye ko abantu bavamo abahanuzi cyangwa abavuzi ba gakondo, ndetse ashobora no kumenya ikibazo mbere y'uko kiba, kuko afite intekerezo n'imboni zagutse kurusha iz'abantu bari normal. Kubera kwegera imbaraga z'isanzure bituma ashobora kumva ibibazo mbere y'uko bigaragara, kubera isanzure baba bari connected nayo, ibibazo bishobora kuba byaza cyangwa ibintu bidasanzwe bishobora kuba byaba mu rugo rwabo. Uyu muntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza arabimenya. Ashobora kuburirwa mu nzozi, abantu bakunda kugira indoto zikaba impamo, cyangwa ashobora kwigiramo amarangamutima akumva ko hari ikintu kidasanzwe cyangwa hari ikintu cy'ikibazo gishobora kuba kigiye kuba mu gihe runaka. Nabyo birashoboka, ndetse cyangwa we akanabyibonera mu bintu bigaragara. Ikintu rero niba uri kumwe n'uyu muntu ugomba gukora, ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, ntukwiye kumusuzugura. Niba ibintu akubwiye ntukwiye kubisuzugura. Niba akubwiye ko hari ikintu kitagenda, ugomba kumwubaha ukabyumva, kuko we aba yabibonye mbere y'uko ibyo bintu biba. Ko uyu muntu yavamo umuhanuzi, kuko aba anashobora kumenya igihe urugo rufite ikibazo. Niba bikubwiye nyine byubahe, unabihe agaciro. Icya gatanu, urugo rwe rushobora kurindwa n'imbaraga zidasanzwe. Uyu muntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, iyo yubakanye urugo n'umuntu bahuje imyumvire cyangwa wubaha ibyo yemera, urugo rwabo rushobora kugira amahoro atandukanye n'andi. Uyu muntu iyo ahuye n'undi bahuza, urugo rwabo rurahirwa pe, ruba intangarugero. Ni ba bantu bafatiraho icyitegererezo, kubera ko yahuye n'umuntu bahuje imbaraga cyangwa wubaha imbaraga ze, cyangwa umwubaha bisanzwe, wubaha amarangamutima ye, wubaha n'ibitekerezo bye. Aho ngaho urugo rwabo rurahirwa cyane. Nubwo bashobora kuba bagerwaho n'ibibazo nk'abandi bose, ariko uyu muntu aba afite ubushobozi bwo gusenga, kurusengera, kurukiza cyangwa kurusubizamo ubuzima. Uko uyu muntu aba afite imbaraga, iyo mu rugo habaye ikibazo ntacyiteho, urugo rushobora kuba rwasenyuka. Ariko iyo akiseho akagifatira time, akavuga ati ngiye kugisengera, ngiye gusaba ibibazo biveho, ibyo bintu birakunda, kuko ari connected n'Imana. Afite izo mbaraga nyine Imana yamuhaye, imutoranya, imuhuza n'isanzure, kuko iyo biba biri kubera mu isanzure, muri we arabyumva, arabishyikira, kandi icyo asabye cyose Imana irakimuha. Kuko uyu muntu ni umunyembaraga, aba yaratoranyijwe, nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byatambutse. Uyu muntu aba yaratoranyijwe, niyo mpamvu iyo uri kumwe nawe, uyu muntu ntuzamwiteshe, kandi ugomba kumufata neza. Ko ni wa muntu ukunda icyubahiro, ukunda ko batamuca intege, kubera ko bitewe n'ibyumviro aba afite biri connected n'isanzure, ntabwo imbaraga z'isanzure zimurimo zishobora guhuza n'umuntu usuzugura ibye yifitemo, imbaraga we yifitemo, cyangwa uburyo abonamo ibintu.
iyo mudahuje ahandi mushwana mukaba mutakomezanya kubana, kuko iyo imbaraga zidahura tayari ubwo no kumusuzugura tayari bihita bizamo. Niyo mpamvu umuntu bahuza ni umuntu ubasha kumva neza cyangwa kubaha uko ameze n'uko ateye n'uko yiyumva. Undi bahuza ni wa wundi bahuje iki? Imbaraga. Ibyo ni ibimenyetso biranga umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza. Ikindi cya kabiri nabwiye ko ndibabwireho ni inama agirwa. Ese agirwa iyihe nama kugira ngo akomeze kubaka urugo rwe rukomere? Agomba guhitamo uwo bazabana bahuza mu bitekerezo, umutima n'umwuka, kubera ko twumvise ko uwo badahuza aramusuzugura akamupinga, ariko agirwa inama yo guhitamo uwo bazabana kandi bagahuza mu bitekerezo, umutima ndetse n'uburyo bw'umwuka. Icya kabiri, ntakajye agira ubwoba bwo gusangiza uwo bakunda ibitekerezo byabo. Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, uwo mukundana, uwo mubana, ujye umubwira ibyo utekereza byose, umubwire uko wiyumva. Icya gatatu, ujye ugerageza kubaka urugo ushingira kubwiza ukuri uwo muri kumwe. Mujye mugira icyubahiro, mwubahana hagati yanyu kandi musabana n'Imana mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Icya kane, ajye asenga, agirwa inama yo gusenga kugira ngo ajye aganira n'isanzure. Ukwezi ni nini kugira ngo urugo rwe ruhore ku murongo, kuko urugo rwe rufashwa n'izo mbaraga. Izo mbaraga nizo zituma urugo rwe ruhora ku murongo. Niyo mpamvu agirwa inama yo gusenga. Murakoze cyane.